Banyakubahwa ba Minisitiri, Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Amajyepfo, Nyakubahwa Muyobozi w'Akarere ka Nyanza, Banyakubahwa Ntumwa za Rubanda mu Nteko Ishinga Amategeko muri hano, Bayobozi b'Ingabo na Polisi muri iyi ntara, Banyacyubahiro mwese muteraniye hano, bashyitsi, baturage b'Intara y'Amajyepfo, banje kubifuriza umunsi mukuru mwiza w'umuganura. Banyakubahwa baturage b'Intara y'Amajyepfo n'Akarere ka Nyanza by'umwihariko, uyu munsi twongeye guteranira hano kugira ngo twizihize ku rwego rw'igihugu umunsi mukuru w'umuganura. Bikaba ari umuco maze gushinga imizi, kandi uko twateraniye aha ngaha tuwizihiza hirya no hino mu gihugu, mu midugudu itandukanye, mu miryango y'Abanyarwanda, nabo bakaba bizihije uyu munsi, ndetse n'Abanyarwanda baba mu mahanga ababishoboye uyu munsi bijije umuganura, ariko nabo abatabikoze uyu munsi twizeye ko bazagira umwanya wo kwizihiza. Bose rero turabifuriza kugira umunsi mwiza w'umuganura. Umunsi w'umuganura nk'uko bimaze kumenyerwa kandi byagarutsweho, ni umunsi ukomeye ku Banyarwanda kubera agaciro kawo. Ni umunsi twishimira ibyo twagezeho mu iterambere ry'igihugu cyacu, bigaragazwa n'umusaruro wabonetse mu ngeri zinyuranye. Uyu mwaka tukaba twibukiranya ko umuganura ari isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira kw'Abanyarwanda. Muri iki gihe kuganura ntabwo bigishingiye gusa ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, ushingiye ku musaruro wabonetse mu byiciro bitandukanye. By'umwihariko uyu munsi tukaba twishimira ko umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongereye, aho umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi wazamutse ku kigero cy'8% bitewe n'umusaruro wabaye mwiza mu bihembwe bitandukanye, cyane cyane igihembwe cya mbere cy'ihinga. Mu bucuruzi n'inganda twazamutse kuri 7%, by'umwihariko bishingiye kuri politiki yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, guteza imbere iby'iwacu made in Rwanda, ndetse serivisi ikaba yaragize uruhare rungana 12% mu izamuka ry'ubukungu bw'igihugu. Tukaba rero dushimira Abanyarwanda n'abandi bafatanyabikorwa bagize uruhare mu kuzamura umusaruro mu byiciro bitandukanye nari maze kuvuga. By'umwihariko tukaba tunashimira uturere twaje ku isonga nk'uko tumaze kuvugwa mu kanya gashize mu kugira umusaruro mwiza muri ibyo byiciro nari maze kuvuga. Umunsi w'umuganura ni umunsi wo gukomeza ubumwe bw'abagize umuryango, aho ababyeyi n'abana bahura bakicara bagasangira umusaruro w'ibyo bagezeho bakawishimira, ndetse ariko bagafata n'ingamba zituma umusaruro uziyongera birushijeho umwaka utaha. Tukaba twabibonye mu mukino toro ry'igihugu urukerereza rwadukiniye, aho umukuru w'umuryango ayobora ibikorwa by'umuganura mu muryango. Ikindi gikomeye ku munsi nk'uyu ni uko ababonye umusaruro mwiza bazirikana abatarashoboye kuwubona, cyane cyane abatishoboye kurusha abandi bagafashwa. Tukaba dushimira cyane Akarere ka Nyanza n'abafatanyabikorwa bako bateguye igikorwa tumaze gukora mu kanya cyo kuremera no kugabira Abanyenyanza batasaruye byinshi, kugira ngo nabo bagire umwanya wo kwishimana n'abandi kuri uyu munsi w'umuganura. Banyarwanda, banyacyubahiro mwese muri hano, uyu munsi twizihiza umuganura dutangiye umwaka wa Kinyarwanda, dutangiye umwaka w'imihigo. Muzi neza ko
gahunda y'imihigo imaze kuba umuco itangira mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi tukayisoza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ukurikira, ari nabwo bihurirana no kwizihiza umuganura. Twatangiye rero umwaka w'ingengo y'imari 2018-2019, tukaba ibyo twishimira biri mu musaruro twizihiza uyu munsi bikwiye kutubera ishingiro cyangwa intango yo gukora cyane kugira ngo umwaka utaha tuzabe dufite umusaruro mwinshi mu gihugu hose, kandi n'imibereho by'Abanyarwanda bigenda birushaho kuba byiza, buri muntu wese akaba asabwa gukora atikoresheje, kuko umurimo unoze ukorewe igihe ari wo uzatuma koko turushaho kwigira no kwihesha agaciro. By'umwihariko uyu mwaka dutangiye gahunda igamije kwihutisha iterambere NST ya mbere, tukaba twumva gahunda n'imihigo byose byateguwe bizafasha kugira ngo ibikubiye muri iyo gahunda tuzabigereho. Twishimiye cyane ko kwizihiza umuganura uyu munsi byabanjijwe n'icyumweru cy'umuco, aho binyuze mu mbyino twifatanije n'ibihugu byo muri Afurika byitabiriye iserukiramuco nyafurika ry'imbyino ku nshuro ya 10, ryatangiye ku itariki 29 z'ukwezi kwa Nyakanga, rikaba ryari risojwe ku mugoroba washize ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa Munani, aho twaraye dutaramanye n'abanyenyanza mu gitaramo cyabo cyiza Inyanza twataramye. Munyemerere rero muri aka kanya shimire cyane abashyitsi bacu, nkuko twaberetswe kare. Muri uyu munsi turi kumwe n'abaminisitiri ndetse n'abandi bayobozi bazanye n'amatorero yaje gusangiza Abanyarwanda umuco w'ibihugu byabo binyuze mu mbyino, mu buryo bwo gushimangira ubumwe bw'Abanyafurika ndetse n'umuco nk'isoko twese nk'Abanyafurika dukwiye gukomeza kuvomamo imbaraga zituma twubaka Afurika itubereye. Permettez-moi de remercier nos distingués invités qui ont bien voulu partager avec nous les célébrations de notre fête nationale Umuganura. Son Excellence, M. Abdul Karim Sango, le ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme, avec sa délégation. Excellence, M. Abdoulatif Coulibaly, le ministre sénégalais de la Culture et sa délégation. Nous apprécions aussi la présence parmi nous de son Excellence Guy Nestor Itoa, l'ambassadeur de la République du Congo au Rwanda. We really appreciate the presence of Mrs. Matebe Rick, Speaker of the Council of the City of Tshwane, South Africa, and her delegation who are here also with us during these Umuganura celebrations. Banyacyubahiro mwese muri hano, baturage b'Intara y'Amajyepfo by'umwihariko Banyenyanza, kuba twagarutse ahangaha muri uyu mwaka nk'uko twabigenje umwaka ushize, bikwiye guhora bitwibutsa akamaro k'umurimo, akamaro k'umuco wacu mu iterambere rirambye ry'iki gihugu. Nkaba ngira ngo mfate uyu mwanya shimire cyane uburyo mwateguye uyu munsi, n'abandi bose abafatanyabikorwa bagize uruhare mu gutegura umunsi w'umuganura ndetse n'ibikorwa byawubanjirije, ariko mbasaba ko umwaka utaha utubera umwaka mushya w'imihigo,
aho umusaruro twishimira yawo ubuhinzi, ubworozi, inganda, ubucuruzi, serivisi n'ibindi tubikuba inshuro nyinshi, cyane ko nk'igihugu tugifite urugendo rurerure ruganisha ku iterambere rirambye. Mboneyeho gushimira cyane abatanze, yaba ari umusaruro w'ubuhinzi, yaba ari inka. Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda warihiye abaturage bagera ku 1000 mituelle de santé, bitwibutsa ko umusaruro, umurimo tudashobora kubigeraho tudafite ubuzima bwiza. Mwakoze cyane kuganuza abanyenyanza. Mu gusoza iri jambo, ndashimira mwe mwese abitabiriye uyu munsi, ndashimira amatorero n'abandi bahanzi basusurukije ibi birori, nongera kwifuriza abanyarwanda muri rusange, yaba ari abari hano i Nyanza, abari hirya no hino mu midugudu y'u Rwanda, n'abari hirya no hino ku isi, kugira umunsi mwiza w'umuganura. Mugire umunsi mwiza, mugire kandi amahoro y'Imana. Murakoze.